komeza kugubwa neza udahwema kudukurikirana kuri YouTube channel yacu yitwa Nzuri Market, ndetse ndanagushimiye cyane wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Niba nawe utarayikora uyikandeho nonaha kugira ngo buri mari yose dushyize kuri YouTube channel yacu uzajibona mu bambere gatano kuri gatano. Company yacu yitwa Nzuri Business Group Limited. Tuba tugufitiye imari nziza cyane, yaba inzu zikodeshwa, inzu zigurishwa, ibibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Uramutse kandi ufite umutungo ushaka kugurisha, watugana tukagushakira abakiriya bawugura mu gihe gitoya. No kuvuga ko turagufasha tukaguhuza n'abakiriya bakugurira uwo mutungo wawe mu gihe gito cyane. Kuri uyu munsi rero ngufitiye ikibanza kinini cyane kirimo amazu Kigurishwa, giherereye Kanombe ahazwi nko mu Busanza. Na ahantu heza hari kubakwa imiturirwa myinshi. Izi nzu ziri mu kibanza kinini cyane gifite ubuso bungana na metero kare 2,000. Izi nzu zose muri kubona ku mashusho ziri mu buso bungana na 300, ubwo no kuvuga metero kare 300 gusa. Ahandi hasigaye hangana na metero kare 1,700 nta kintu kirimo, ubwo no kuvuga ko ushobora kwifashisha wubaka kandi wisanzuye, wazubakamo uko ubyifuza, kuko izi nzu nyine nuko nabikubwiye ziri kugaragara mu mashusho zifite ahantu ziri mu buso bungana na metero kare 300 gusa, hagasigara izindi metero kare 1,700 zitarimo ikintu icyo ari cyo cyose ushobora kubakamo uko byifuza. Izi nzu zose zinjiza amafaranga 200,000 ku kwezi, ashobora no kwiyongera. Izi nzu zose kandi ndetse n'ikibanza muri rusange igiciro cyazo ni miliyoni 40, ariko zishobora no kuganirwaho. Uramutse ushaka ibindi bisobanuro kuri iki kibanza kirimo amazu, wahamagara 0788 48 cyangwa se 0782300123. Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera ni hano ku Muhima, hafi y'inyubako yaho zikoreramo Yamaha, neza ugeze kuri feruje zo ku Muhima uhita ubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Aho ngaho niho wadusanga, niho dufite biro, ubundi tukaganira tukakwereka n'izindi mari tugiye dufite. Ushobora kandi no kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu, haba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube, wanditse Nzuri Market. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu wanditse wa_nzuri_rwa. Muri Nzuri Business Group Limited ni ikaze, ndetse niba ubonye iki kibanza ukagikunda wagisangiza inshuti n'abavandimwe. Nibagirwa kandi gukanda subscribe kuri Nzuri Market.